nakindi twaremewe guhimbaza Imana nakindi twaremewe guhimbaza Imana. Ni ukuvuga ngo umugambi Imana idufiteho nta wundi ni uwo gukorera Imana n'imbaraga zacu zose. Bwana sifiwe. Haleluya. Kubera ko ejo hacu hazaza ntituhazi, ariko iyo tubaye mu mwanya wo kuramya Imana no guhimbaza Imana tuba dutegura ejo hazaza hacu heza, habe n'imiryango yacu, habe n'abazadukomokaho. Ibi bihe turimo, ibihe tugezemo, mu gihe urundi rubyiruko rufashe umwanya mu bidafite umumaro, ariko twebwe nakindi twaremewe guhimbaza Imana nakindi twaremewe guhimbaza Imana. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye ko umugambi wari mwiza kuri twebwe, tugushimiye kuri Imana y'amahoro ku buzima bwacu. Uhimbazwe wera wa Isiraheli ko turi imbere y'ubwiza bwawe kuri kano kanya, kugira ngo dukuramye Imana, tuvuge ubwiza bwawe, tuvuge kwera kwawe. Himbazwa mwana ko uduhaye aka kanya, ushimwe. Amen. Tuzaba ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira nukangura byose, ubuntu n'amutubwira. Tuzaba ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira nukangura byose, kubuntu n'amutubwira. Uri Imana ikira nukangura byose, kubuntu n'amutubwira. Yesu nzi kufita magari ibihumbi, harimo n'ibyo wangendeye. Icyo wambitiye mbona ukubwira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Icyo wambitiye mbona ukubwira ngo nzagere mw'ijuru amahoro. Wow. Numvaga nakomeza tukaramya Imana, numvaga byari byiza cyane. Abakurikiye Duhumurizanye TV turabashuje. Yesu nashimwe cyane. Nitwa Mutoni Brenda, njyewe ugiye kubana n'iyi timu mubona y'abaramyi bayiramya Imana neza. Numvaga amajwi yanyu ameze neza cyane. Twakomeza siko mushaka gutuma abantu bajya mu mwuka ako kanya, kandi ibintu bikiri byiza aribwo tugitangira. Okay, wow, reka rero dutangire tubaha ikaze kuri Duhumurizanye TV. Mwibwire abakurikiye Duhumurizanye TV, muri timu yihe y'abaramyi, se mwitwa bande, amazina yanyu muri rusange, umuyobozi wanyu nawe araza kwigaragaza, aze kwibwira abakurikiye Duhumurizanye TV, hanyuma dukomeze tunaganira birambuye. Reka duhere kuri unyegereye atangire yibwira abakurikiye Duhumurizanye TV, hanyuma dukomeza twese turaza gusoreza ku muyobozi. Ubwo umuyobozi aravuga nyuma, siko se bimeze? Murakoze cyane. Murakoze cyane, ndashimira kunyakira. Amazina yanjye nitwa Muhoza Eugene, ndi umuririmbyi, twazanye n'aba bose. Murakoze cyane. Ese burya umuririmbyi n'umuramyi baratandukana ra? Ushobora kuba umuririmbyi w'Imana, ukaba uri n'umuririmbyi gusa. Ariko ndi umuramyi. Okay. Dukomeze. Murakoze. Nitwa Kubwimana Atanazi, nanjye ndi umwe muri aba bavandimwe banjye dufatanya imirimo yo kuramya Imana no kuyihimbaza. Murakoze.
Murakoze cyane, nanjye nitwa Tuyishime Alpha, dumwe muri bano bakozi b'Imana b'abaramyi, nanjye ndumuramyi. Nkunda cyane kuramya Imana n'ibindi byose Uwiteka adushobora turabikora, kuko nicyo twahamagariye gukorera Imana, kuramya Imana, guhimbaza Imana. Ibyo kubikora ni ngombwa kuri twebwe kuko nta mupaka. Urakoze cyane. Nkuko nabivuze ngo umuyobozi aravuga nyuma mpise menya umuyobozi wari we. Okay, so tugiye guhereza umuyobozi wanyu umwanya nawe arivuga. Mwakomeje muvuga ndumwe muri aba ariko niba mufite n'itsinda uko ryitwa ry'abaramyi nago ubwo niba uza kubisubiza nawe aboneraho no kwibwira abakurikiye Duhumurizanye TV muri rusange. Murakoze cyane. Byose tubanze kubasuhuza abadukurikiye. Imana ibamugisha umurimo w'Imana. Umuyobozi uri nawe arakoze. Bavandimwe amazina yanjye nabanza nibwira abadukurikiye, nitwa Niyonkuru Samson. Ndi umugabo ndubatse, umugore n'umwana umwe. Imana duhamagaye kugira ngo dukore umurimo wo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Turi itsinda ry'abasore twishyize hamwe kugira ngo twagure ubwami bw'Imana igihe nk'iki, kuko twaratekereje dusanga igihe dufite n'igito kandi ibyo twibwira gukora ni byinshi, ariko turimo turareba tukabona igihe dufite n'igitoya cyane. Nk'uko bataje ngo turi bande, ngo twitwa bande, twebwe twitwa abaramyi. Ibyo birahagije. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza we, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza Yesu we, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Uri mwiza Yesu, uri mwiza, imbabazi zawe, haleluya, imigambi yawe myiza kuri twe. Uri mwiza Yesu we, habwa icyubahiro Mana, haleluya, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wanesheje Satani, umunyago tware bwose, icyubahiro n'icy'Umwana w'Imana. Wanesheje Satani, umunyago tware bwose, ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Wanesheje Satani, umunyago ubutware bwose, ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Wanesheje Satani, umunyabutware bwose, ukwiriye icyubahiro. Wanesheje umunyabutware bwose, Mwami, ukwiriye bahiro.
wanesheje Satani umunyaga ubutware bwose ukwiriye icyubahiro n'ikuzo wanesheje Satani wanesheje Satani umunyaga umunyagutwa ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Okay, murakoze cyane. Nagira ngo dutangire mutubwira ese uyu murimo cyangwa se uyu muhamagaro wo kuramya Imana mwawinjiyemo gute, mwawinjiyemo ryari? Wenda turakomezanya nayo n'umuyobozi ariko n'abandi bagenda batubwira muri rusange. Murakoze, ikibazo cyiza. Uyu murimo w'Imana tutangira, uyu muntu wese agiye atangira ukwe, cyane ko mubona ko twese uko tungana gutya ntabwo tunganya imyaka. Rero Imana uburyo itangaje yagiye ihamagara umwe mu kigero yari agezemo, ahubwo igihugu twese twahuje imbaraga kugira ngo dukore uyu murimo. Nicyo mwatubaza, dushobora kuba tumaze imyaka igera kuri 4 duhuye gutya na timu. Mbere twajyaga dukora mu minisiteri atandukanye, tuza kwihuza tubateka natwe dutangire n'abasore n'abavandimwe dukora umurimo w'Imana no kuramya Imana no guhimbaza Imana. Tumaze imyaka 4 dukora muri timu gutya. Yego. Nagira ngo wenda tutihariye ijambo ku muyobozi Eugene atubwire ese ubundi Eugene hariho kuramya Imana gukwiriye no kudakwiriye? Imana gukwiriye no kudakwiriye kurahari. Wenda umuntu yagerageza gusobanura isobanuro kuramya Imana. Wenda akwiye kuramya Imana ate cyangwa se gukwiriye n'ukuri. Njyewe nkanje ubwanjye numva kuramya Imana kwa mbere na mbere imbere y'ibindi byose, uko turamya Imana mu buryo bwinshi butandukanye, ariko kuramya Imana bya mbere byubahisha Imana ni ukuyubaha. Uko wenda muri definisiyo ya nyayo twavuga, njye nkanje navuga yo kuramya Imana, kuramya Imana ni ugukurura ubwiza bw'Imana cyangwa se kujya ku mutima w'Imana, kugera ku mutima w'Imana ugakurayo ibiriyo ukabisangiza abandi bose. Uko nguko niko kuramya Imana. Hanjye Jene ndamya Imana, mba numva nshaka gushikira ubwiza bw'Imana. Rero kuramya Imana gukwiriye nkuko wabimbajije, wenda nari mvuze byinshi, ariko kuramya Imana gukwiriye nyakuri Imana ni ukuyegura umubiri wawe, ibitekerezo byawe, muri make umubiri wawe n'ibitekerezo byawe ukabyegurira Imana muri ako kanya urimo ko kuramya Imana. Uko niko kuramya Imana gukwiriye kuri njye. Alpha wowe ubyumva gute? Murakoze cyane. Njyewe uko mbyumva ntago naca kure y'ibyo Eugene avuze, kuko ibyo avuze ni ngombwa. Kuramya Imana gukwiriye no kubanza mbere y'uko ujya kugira ikintu ukora, banza wumve icyo ugiye gukora muri wowe, wumve neza yuko ugiye kuramya, ubyiyumvemo uhereye mu mutima wawe. Kuramya Imana ubihera mu mutima, bihera muri wowe, ukaba umutima uragutegura ukavuga ati ngiye gukora iki ngiki, ukumva neza ko ugiye kuramya Imana. Kuramya Imana rero bihera muri wowe, nkuko nandi kubivuga, ukongerwa kurura ubwiza bw'Imana muri wowe, ukabanza ugasengera muri wowe mu mutima, ukavuga ati ibyo ari byo byose ngiye kuramya Imana, ngiye gusenga Imana, ngiye kuririmbira Imana, ukabanza ukabyumvamo ubwo igikorwa ugiye gukora. So nubwo buryo sinatandukira Eugene ibyo amaze kuvuga, ni ukubiruzuzanya, niko kuramya Imana. Kuramya Imana nyakuri bihere muri wowe, bihere muri njyewe, bihere muri twe twese mu mutima cyane cyane. Hanyuma umuyobozi aratubwira ukudakwiriye ko nukuye kuramya Imana kudakwiriye, cyangwa se ugukwiriye niko tumvise. None ugiye kutubwira hari umuntu ashobora kuramya Imana kandi ukabona ko bidakwiriye? Tanga urugero rwa hafi. Uyu munsi wari umukozi wa MTN, ukambara inifomu guhera hasi inkweto, n'abantu bose bakureba bakabona ko
usa nka MTN kabisa ibyapa bigenda nayo pantaro n'ingofero ariko wamara muri telefone yawe ugatungamo simukadi ya Airtel cyaba ari igitangaza niyo mpamvu uvuga ngo kuramya Imana gukwiye umuramyi nyawe nyir'ukuri nyirizina yego deja ubuzima bwe bwose yarakwiriye n'umuntu wese umureba kuza atakuzi akavuga ati uriya muntu aramya Imana n'umuramyi kuko ibyo dukora nyine tugomba gusa nabyo haba mu myambarire haba mu myitwarire haba mu mivugire haba mu imibereho yacu yose ubuzima bwacu bwose tubaye tugomba kubihindura ubwo kuramya Imana ibyo dukora imivugire haba no kuvugira kuri telefone amagambo tuvugira yarakwiriye kuba ari amagambo aramya Imana. Amen. Aha nk'abaramyi rero reka no kubahata n'amagambo gusa cyangwa se ibibazo abanyamakuru ibibazo nibyo duhorana ariko burya n'ibisubizo tuba tubifite gusa ariko nimwe muba mugomba kubitanga. Reka turamyeho Imana dufate iminota nk'itatu turamyeho Imana. Haleluya icyubahiro n'icawiteka ryose. Haleluya icyubahiro n'icawiteka ryose. Haleluya haleluya icyubahiro n'icawiteka ryose. Haleluya haleluya icyubahiro n'icawiteka ryose. Washoboraga kutabyitaho by'umunyabyaha nkarimbuka nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se uhungabane ariko shimwa mwami Imana kubw'urukundo ruhebuje ntiwashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza ariko shimwa mwami Imana kubw'urukundo ruhebuje ntiwashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza. Imbabazi zawe Mana ni nyinshi cyane zirenze ubwenge bwacu turatsinzwe tuvuga iki Mana imbabazi ikarufari wakunze abaturisi na rukundo yagagupfa kwisi rusirokoke washoboraga kutabyitaho by'umunyabyaha nkarimbuka nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se uhungabane ariko shimwa mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje ntiwashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza
washoboraga kutabyitaho juru nyanja nkarimbuka nta n'icyo byari kugutwara cyangwa se guhungabane ariko shima mwami Yesu kubw'urukundo ruhebuje ntibashoboye kubyihanganira waritanze uradukiza. Wow, genda umva n'amagambo nayagabanya tukiramiriza tukaramya Imana gusa. Uzi ko mufite amajwi meza cyane cyane cyane, ariko usibye n'amajwi ahubwo icyo muvuga cya message irimo yo murimo kuramya mwatuma umuntu ajya mu ijuru adapfuye. So tukomeje ikiganiro cyacu turimo kugirana n'aba baramye kuri Duhumurizanye TV. Ndagira ngo noneho mutubwire se muri no muhamagaro murimo kuramya Imana haba hari imbogamizi muhura nazo nka timu y'abaramyi? Ubwo umuyobozi araza kugisubizaho, hanyuma noneho nze no gusaba buri wese aze kutubwira ku giti cye imbogamizi yahuye nazo cyangwa se agihura nazo muri no muhamagaro nizihe, tuzisangize abadukurikiye. Urakoze cyane. Imbogamizi zo zirahari nyinshi kabisa. Navuga ngo dusanga binjiye mu gihe kigoye. Duhereye kera Imana abantu bajyaga basenga, bamwe bajyaga basenga za Nyabingi, abandi bagasenga Ryangombe. Ibaza ikinyejana turimo rero hari abantu benshi cyane batarasobanukirwa Imana iyo ari. Habe n'abakristo habe n'abantu benshi bo mu matorero ntibaramenya umwanya wo kuramya cyangwa se uko bawuha umwanya uhagije mu rusengero. Nkuko twavuze ngo kuramya ni ubuzima bwacu bwa buri gihe. Ariko noneho tugiye muri rusange buryo twaje gusenga, twaje guterana, biravuga ngo mwubaye guterana kwera. Noneho harano tuba tuboneye umwanya twese wo kugira ngo tubikorere hamwe, buri muntu wese mbese afata uwo mwanya. Burya iyo usenga uri wenyine hari igihe usenga ariko n'ubwira izindi mbaraga, ariko mwakuza muri benshi mwasenga umwe akagenda azamura mugenzi we. Rero imbogamizi ya mbere dufite uyu mwanya, imbogamizi ya mbere dufite navuga iri mu matorero dusengeramo. Nuvuga ngo ntabwo bigisha kukuramya guhagisha ngo babive umuzi, mbese babitindeho babivuge, bavuga ibitangaza bakavuga ibindi bintu byinshi cyane, ariko kuramya Imana nyirizina ntabwo barabyumvisha abantu. Iyo niyo mbogamizi ya mbere. Indi mbogamizi ya kabiri, turimo turakorera mu bihe bigoye, mu bihe abantu barushye batarasobanukirwa umuntu wo kubaruhura. Bwana sifiwe. Amen. Kubera ko abantu benshi cyane baza gusenga batazi ikibazanya. Benshi burya njya mbona abo tuganira kenshi cyane, abo tugenda tuvuga ubutumwa, iyo tuganire nabo benshi burya baza barushye mu by'ukuri. Ntabwo bafite umutima ushaka Imana, ntabwo bafite umutima wo kuramya Imana. Umuntu aza gusenga afite ikibazo kimuruhisha, yamara kuruhuka akongera akagenda. Mbese ugasanga nyine dufite izo mbogamizi yuko abantu batari muri plan nziza yo kugira gute yo kuramya Imana. Ntabwo barabyinjiramo neza cyangwa se ngo bafate umwanya wo kuramya Imana mu buzima bwabo bugira uwa mbere. Nizo mbogamizi za mbere duhura nazo. Okay, uvuze ikintu gikomeye byo umuntu yaje afite ikibazo, wenda yarabaswe n'ikibazo cy'ubukene, bagasengerwa Imana ikamutabara ikamuha amafaranga, yamara kuyabona akigendera. Ubwo Imana akaba arayiparitse. Gaho ni mwumve akagaruka ari uko nanone yongeye asubiye mu kibazo. Ko ari ikibazo gikomeye, kandi kuramya Imana ni ukuyihora imbere buri munsi, buri saha, buri munota, mbese ukaba ukisanisha n'Imana. Abantu nyamuna mukurikiye Duhumurizanye TV, ntimugasubizwe ngo mwibagirwe Imana, mujye muguma muyiramye, muyibe hafi, nayo izababa hafi, nimuyihunga nayo izabahunga. Okay, Alpha, nk'umusore uracyari mutoya, nturagira urugo, wenda Samson ndamugaruka niwe mugabo mbona muri kumwe, abandi bo muracyari ingaragu, siko babivuga.
munacyari ingaragu za Yesu igihe kiri imbere nawe muzatabarwa nk'umusore uramya Imana w'umuramyi wowe nk'imbogamizi zo wahuye nazo winjira mu muhamagaro n'izo ugihura nazo nizihe? Kuva natangira uyu murimo wo kuramya Imana hari igihe usa nkaho uca mu gihe cyo kumva yuko nyine uri kuramya Imana n'ibyo uri kuza ukaririmba, uri kuza ukayihimbaza, ukumva ko ari ibyo ngibyo nyine ugacaho ukitahira. Ariko uko umuntu agenda akurira mu ibi bintu arushaho kugenda afunguka akareba n'uburyo bwite bwo kuramya Imana. So imbogamizi aho mariye kugeraho ngeze aha ngaha mariye gusa nkokura, nagiye mbona niba tugiye kwagura ubwami bw'Imana mu buryo bwo guhimbaza Imana, mu buryo bwo kuramya Imana, hari byari bikwiye kugira ngo n'abatari bamenye uburyo bwo kuramya Imana, n'abatari basobanukirwa uburyo bwo kuramya Imana babimenye. Ibi bintu dukora byo kuramya Imana no kuyihimbaza hari abatabizi, hari n'abatazi n'uburyo bikorwa, hari n'abakeneye no kubimenya, hari abakeneye no kubona bikorwa bite. So numvaga kubwanjye ikintu imbogamizi, dukeneye kwagura ubwami bw'Imana, dukeneye kugaragaza abaramyi bigenda gute, babikora gute bwite cyane, naho abantu bose bakabisobanukirwa banabibona bigaragara live. Sibyo dukeneye support kugira ngo njye niko kubitekereza, dukeneye uburyo bwa support kugira ngo bigire no kuri buri muntu wese abashe kumenya umuntu yaramye Imana gute, umuntu yabigenza gute kugira ngo aramye Imana, bakabibona bikorwa. Hakeneye support, hakeneye uburyo bwo kugira ngo tugaragaze uburyo umuntu akwiriye kuramyamo Imana wenda ku bantu batabasha guhura natwe. Yego. Gutya nashakaga imbogamizi nyirizina zawe, nari niteze ko ugiye kumbwira ngo nizo ntacyo, ariko niteze ko ugiye kumbwira ngo wenda nabyinjiyemo famiye yanjye batabishaka, cyangwa se wenda bitewe n'uburyo situation mpagazemo bingora gutya. Naho ikibazo cyanjye cyari gishingiye. Urakoze kunyunganira umugisha cyane. Kuri ibyo sinavuga ngo wenda famiye yo iranabikunda cyane. Wow. Irabikunda kuko no mu kubyiruka kwanjye, gukura kwanjye nakuze iwacu ari byo bihe barimo na n'uyu munsi. Yego. Bakunda kuramya Imana, bakunda kuyihimbaza cyane ko nanjye navukiye mu muryango w'abatambyi. Wow. Papa wanjye ni pasiteri. Nuko nabyirutse. Niyo byo kuramya Imana bifite ahantu bikomoka, mama ni umuramyi. Ahanini niwe mbikomoraho cyane. Yego. Rero ntabwo nari imbogamizi nagiye mbonamo nuko aho ngeze aha ngaha nyine hari uburyo ki intege zibamo wenda bitewe n'ubuzima bw'iki gihe, ugasanga umurimo w'Imana aho gukora neza bitewe n'ubuzima uragenda nabi bitewe n'imbaraga. Burya habaho n'imbaraga z'amafaranga, haba n'imbaraga, ibyo nabyo murabizi ko bigomba kubaho kugira ngo umurimo w'Imana ubashe kuzamuka. Ibyo bikagenda bibaho rero mu buryo bwo gutuma umurimo w'Imana utagenda. Burya amafaranga nayo aragaragara neza ni moteri. Moteri ya byose. Rero nuko bimeze n'uburyo bwo gushaka amafaranga nabwo ushaka kubera imbogamizi yo kuba wakora umurimo w'Imana neza. Mugenzi wawe nawe natubwire nk'umusore muri iki gihe bitoroheye cyangwa se bitoroshye, imbogamizi wowe waba warahuye nazo cyangwa ugihura nazo muri uyu murimo wo kuramya Imana, wowe nizi? Murakoze. Imbogamizi umuntu aba yaragiye ahura nazo ariko zigiye zitandukanye. Simbimazemo igihe kinini mu myaka miremire cyane, ariko mu myaka natangiriyemo natangiye nk'abo twari turi kumwe nabo ntarajya mu byo kuramya Imana no guhimbaza. Ntabwo babashaga kumva ko ibyo ngiyemo bizakunda. Bumvaga ko wenda se twanava muri ibyo ngiyemo nkajya mu byo twadusanganywemo, ariko kuri ubu ibyo byambereye imbogamizi kuko nta sport nari mfite yo kuvuga ngo komeza ibyo ugiyemo bikomeremo. Mbese nka Rufa we yavukiye umuryango w'abatambyi, hanyuma we noneho uvukiye birumvikana. Umuryango wanjye ntabwo bose wasengaga, hasengaga mama, papa ntabwo yasengaga. Mama yari umudivantiste, abandi wenda se nabo sinavuga ko
sinafata ubuhamya bwabo kuko bo nibo bazi ubuhamya bwabo bwite. Mu buryo nagenderaga mu kirenge cya mama kuko niwo wajyaga dukunda kutubwira ati mujye gusenga nk'uko, ariko aho namaze nanjye kwitekerezaho naje ndeba hirya no hino mu buzima bwa buri munsi, mbona ko ari ngombwa kuko nakorera Imana. Imana izo mbogamizi rero arizo turiho, navuga ko ari izo mbogamizi z'abahise wenda mu gihe cyanjye cya mbere, ariko kuri ubu ntago zikiri nyinshi bitewe n'uko mba ndi kumwe n'aba bavandimwe bagumye bambwira ati courage. Burya mu gikorwa cyose umuntu aba arimo aba akeneye support. Rero iyo ufite support ku ruhande ufite n'inshuti nzima zikubwira ati ibyo urimo bigiyemo zikakongerera imbaraga, birushaho nawe ubwawe gukunda cya kintu wari urimo ukagikomeramo. Murakoze. Okay, Imana ishimwe. Utanze ubuhamya bukomeye kuko hari igihe abo tubana nabo bashaka kugufasha kugera ku ntego zawe cyangwa se bagatuma utazigeraho. Icyo kintu kirakomeye cyane, ukaba uri umurokore ukagendana n'abatari abarokore. Ni ikibazo. Birangira uburokore ubushyize hasi. Birangira abandi bakubwira courage, babandi mwari musanga ngo bakubwira ati vayo. Baguca intege ugasubira ariko kuba ubona ko aribo bakwishimiye. Yego. Abo uri kujya kwisanisha nabo mutari kumwe, ariko iyo ugiye kwisanisha nabo bakweretse urukundo nk'uko nabo ubishaka, bigutera imbaraga zo gukomeza urugendo wari ufite. Yego. Eugene. Uri umujene nyine nk'izina ryawe tugerageje kurivuga uko bivugitse. Eugene we yahuye n'izihe mbogamizi muri uyu muhamagaro wo kuramya Imana cyangwa se n'izihe agihura nazo? Ndumva nifuza kumva buri umwe. Nta kibazo. Yewe mbogamizi wenda mpura nazo ubu ngubu. Yego. Akanya mbogamizi mpura nazo nuko bafite intumbero cyangwa se urwego nshaka kugeraho mu bijyanye no kuramya Imana cyangwa se no kwakururutsa ubwiza bw'Imana kugira ngo ubashe kugera ku bantu. Yego. Banumva nyine hari byinshi nakora, ariko umuntu akagira imbogamizi zo kuba yabura uburyo buri financial, umuntu wagushyigikira mu buryo bw'amafaranga, mu buryo urugero wenda mu buryo buri financial nshatse kuvuga nk'ubu ngubu ntabwo wajya kuvuga ubutumwa wenda uvuye ahangaha ugiye ushaka kujya kuvuga ubutumwa Icyangugu. Yego. Biragoye kuba wavuga ngo urajyayo nta kandi kazi ufite kaguhereza amafaranga kugira ngo wenda ubone tike yo kuba wajyayo. Ikindi aka kanya wenda izindi mbogamizi nagira, hari mu rwego rwo kuririmba, mu rwego rwo kuramya Imana, hari level mba numva nshaka kugeraho. Wenda mfite amahirwe ko hari abo turi kumwe baba bambwira uti komeza bizakunda, ariko mu by'ukuri nyine izo support z'uburyo bwo kubona amafaranga. Ikindi nanone kiba kigoye, ari igihe mba ufite nk'akazi, wagira akazi ugasanga kari gutuma ariko wikubiramo cyane, karakuboshye, ugasanga kari kukuboha cyane kurusha, kandi nyine ushaka no kwagura mu buryo bwo gukora umurimo w'Imana. Kakuboha rero ugasanga kwakuramya Imana bibaye nk'ibihagaze. Yego nibyo koko nyine dukwiye kuramya Imana, habe no mu kazi, habe na hehe, ariko twebwe dukoresha cyane impano yo kuririmba. Yego. Wenda njyewe sinari nzi ko nzaba umuramyi, ariko Imana nyine niyo yampamagaye kugira ngo mbe umuramyi. Njyewe mu buzima bwanjye, mu bwana bwanjye nkiri mutoya, nakundaga gukina umupira. Nari nzi ko nzaba umukinnyi mpuzamahanga ukomeye. Nakundaga gukina imikino njyarugamba cyane. Abazi taekwondo barayizi, ari umuhanga cyane muri taekwondo, n'imikandara irenze. Ariko nza kugira amahirwe, mama
ntiyabikunda habe na gato kuko ntibyatumaga njya gusenga ku cyumweru mfite match ndi buze kujyamo ngombwa bwo kujya gusenga apana ubwo rero naba nagiyeyo mama yava gusenga akankubita kubera ko sinagiye gusenga bivuze ngo hari icyo Imana yari yarashize muri mama kugira ngo andememo ejo hazaza rero kuva icyo gihe cyose mama atabikundaga nabonye uvuga ngo ndajya gukina umupira mbona sabikunze bigera aho ndabyihorera nkazankina ku ishuri nk'abandi bana bisanzwe taekwondo nayo akambwira uti mwana wanjye babera utazavunika simbishaka birangira nabyo nyine numva ntibinejeje umubyeyi ndabyihorera ndi muri troncome nakunze no kuririmba muri korali y'abana nkaririmba nk'abandi bana bose ariko ni muri troncome nibwo nafashwe n'umuhamagaro wo kuririmba cyane kumva nabamo umuramyi mwiza numva naramye Imana nibwo nagiye muri korali yo ku ishuri muri worship team yo ku ishuri ndamya Imana numva nabikomeza niko guhura n'abavandimwe hano n'abandi twakoranaga umurimo w'Imana njya muri worship team y'urusengero naho ngaho natangiriye kuririmba naho ngaho numvishe mpamagariwe kuramya Imana koko ariko izo mbogamizi nyine wagiye nazo kubitwa ariko se Eugene bura ntago yaba arimo kwicuza wenda impamvu mama yaba yamubujije kariyeri yiyumvagamo akaba yarisanze mu muhamagaro wo kuramya Imana ntago ujye ugera ukumva wabivamo ukigira muri ibyo ko maze gukura bavuga uti mama ngenda afata icyemezo cyanjye sinzi niba na mama kiriho sorry urambabarira ariko ntago bijya bigera wenda ukavuga uti bitewe n'ubuzima mbona ndimo nyamara mba ndi umukinnyi mba nyinira nka peri impembwa mba nyinira kuko mu rusengero iyo muramya ntekeza ko batabahemba sibyo wenda ukaza kuvuga uti ariko ubundi ubu sinayobye nka Eugene urabihuza ute nuko kuntu watekerezaga kuzavaho umukinnyi mwiza kandi bikavamo akazi ko barahembwa no kuramya Imana niyo urimo kubona ushaka kuvuga uti ese koko bino birimo inyungu cyangwa mbyiwe nigire gukira urakoze cyane mu by'ukuri yaba nta hantu ngeze nakabaye nicuza ariko mu by'ukuri ntabwo nicuza kuba narahisemo cyangwa se kuba mama yari amenyereje akazajya nkubita kugira ngo njya gusenga kugira ngo mbashe no kuba uvuga ngo hari igihe umubyeyi ashobora kubwira ikintu ukabona yuko kitazakugirira umumaro kuko we buriya ababyeyi ni abantu bakomeye cyane ibintu rimwe na rimwe hari igihe abana bitotomba ngo mama ngo dadi ngo ntabwo nshyigikiye mu byo ndi gukora yego nibyo n'ababyeyi bagomba gushyigikira abana mu byo bakunze ariko ari igihe Imana nyine ikora igakorera mu mubyeyi kugira ngo ikurememo ikintu ishaka kubacyo njye rero nanabimushimira ko yabikoze kabisa yajya nkubita igiti avuye gusenga ngo jya gusenga Imana imuha umugisha kuko bingejeje ahantu hakomeye kwiga kwanjye ni ukubera kuramya Imana kandi uko niko kuri ndangije segonderi kubera kuramya Imana yagiye impa minerivare kubera kuramya Imana rero nasanze niho umugisha wanjye wari uri ntabwo umugisha wanjye wari uri mu gukina umupira mu by'ukuri nubwo nakinaga umupira nkiri umwana mutoya natangaga amafaranga yo kugira ngo bayane kugira ngo wenda nzagere ku rundi rwego rukomeye ariko mu kuramya Imana nagiye mboneramo byinshi atari uko nanasabye pe ntabwiye umuntu ngo mpa amafaranga ntabwiye pasiteri ngo mpa amafaranga ariko nkaramya Imana umutima w'umuntu ugakorwaho akaba yampa minerivare nkiga ubu ndangije kubera ko ndamya Imana rero kuramya Imana hari abantu benshi bayoba bavuga ngo nta mafaranga arimo ntacyo bimaze umuntu akakubona ugenda buri munsi ngo ngiye kuririmba ariko ibi ngibi wabikora ukaboneramo umugisha n'ayo mafaranga ukayabona ntabwo gukina umupira n'iki ryo bitanga amafaranga gusa no kuramya Imana wayabona kandi biturutse mu mugisha wayo. Amen, urakoze cyane. Naringize kuko uvuze uti natangiye nyina niyo mbogamizi nagize
ahise numva se uyu musore wanjye aho n'ibyazagera bigakomera ati reka nisubirire mu byanjye wenda mama amaze gukura murushije imbaraga nantegeka ntazanshobora reka nikomereze ibyanjye ubwo niho hantu nagira ngo numve ariko Imana ishimwe kubonamo inyungu ntago mu Mana tubonamo igihombo kirazira kandi bajya bavuga ngo nta wakurikiye Imana ngo akorwe n'isoni. Wow, nshimye Imana rero yuko urangije kwiga kubera kuramya. Nkuzweho. Hanyuma Samson uri umupapa wahoze utubwira nka timu imbogamizi muhura nazo zabo muramya mufatanya kuramya ugasanga ntago babirimo neza cyangwa ugasanga insengero ntago zibyigisha abantu neza ngo bumve icyo ari cyo ariko noneho nk'umugabo wubatse ufite urugo ufite abana ufite umugore nta hantu bijya bikubangamira gukora uyu murimo w'Imana cyangwa se nta mbogamizi zijya ziziramo guhuza urugo n'uyu murimo bihagaze biti? Murakoze cyane ikibazo kiza mu bajije ariko ntabwo njya kure abagenzi banjye ibibazo byose ni rusange nk'uko ubivuze rero umugabo nanjye ntabwo maze imyaka 3 yubatse yego umwana w'imyaka 2 bagize igihe nyine cyo kujya ku ishuri none imbogamizi zo zirari nyinshi mu by'ukuri Imana yaduhamagaye mu gihe kigoranye hafi ya twese hano turi abashomeri nta kazi iyo niyo mbogamizi ya mbere duhura nayo kandi umurimo w'Imana dukora nk'uko Eugene yabivuze twavuga ngo tufite byinshi cyane byo gukora n'ivugabutumwa ryo gukora ariko kuba na support nyine z'amafaranga tuba dufite mu bigaragara bidutera nyine n'izo mbogamizi nini cyane duhura nazo. Iyi mbogamizi yindi ivuga nk'uko bivuze urugo nyine urumva mba ndimo gushakira urugo umugore n'abana kugira ngo nawe mu buzima nubwo ndamya Imana ariko bigomba guhera mu rugo burya iyo utasize ikintu cyo kurya mbese uwo munezero rimwe n'imwe hari igihe usa nk'uwinjiyemo watangira kubitekereza watekereza amanzu uri hariya nawe umanuka nyine ugasubira mu gutekereza ibindi ubushobozi amikoro mu mibereho niyo mbogamizi ya mbere navuga. Icyo kintu mwakomeje mwese mugarukaho amafaranga ni meza burya n'umuntu yangana we sinzi uko ameze sinzi n'umuntu wayise nabi nubwo nari buze kwivuga kuri kamera ngo ni intuza ya Satani ubwo buri wese yamenye ibyo mvuze ariko ibyo ari byose barayabeshyira kuko akazi kose cyangwa se ikintu cyose umuntu akora iyo yafite bigenda neza kurushaho. Rero nkibaza ntise kuba nta bushobozi buri finance cyangwa bugaragarira bw'amafaranga buhari mu kuramya Imana ntibishobora kuzatuma abakozi b'Imana nkamwe munamuka mukabivamo? Ntabwo tuzanamuka kubera ko Imana yaduhamagaye nayo dufite ahubwo icyo tubona cyo twishimira Imana tubashimira n'abantu batandukanye tukurondora mu mazina yego dufasha muri uyu murimo barahari mbese badukomeza amaboko bereye kuba pasiteri wacu kubavandimwe habe n'ibitangazamakuru dukora mwese izi ni sapoti zikomeye kabisa. Buri ikintu cya mbere umuntu ashobora kutaguha amafaranga ariko akakubwira ati ndabona neza komeza ejo azaba heza yego. So rero amafaranga yaboneka ataboneka twebwe turakomeje. Amen. Twebwe tugira intego ivuga ngo aho kugira ngo tuzasubire inyuma tuzicara tugeze dutegereze Imana izongera igaruka dusanga aho turi twongera ibahagurutse aho gusubira inyuma uko nukuri Imana ishimwe cyane. Wow, imbogamizi tuyitinzeho kandi burya ni ngombwa. Reka twongere turamyeho Imana imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora Uwiteka yerekana mu bushobozi bwose nicyo gituma ntazatinya nawe isi yose yahinduka imisozi igakurwayo ikajya imuhengeri
imbaraga z'abantu zigeraho zidashobora Uwiteka yerekana ubushobozi bwose yivugiye ati ngerageza mwereke ko Imana ifasha ubwo ngororera imigisha uburahuye kwiza Mana uri ubugingo bwacu Mana uri ubugingo bwacu kandi uri n'imbaraga zacu ubwifatiro z'isi zakurwaho ni wowe nziza ubwifatiro z'isi zakurwaho ni wowe nziringira n'ubwifatiro z'isi zakurwaho ni wowe nziringira Bwana sifiwe Ushimye Imana iduhaye umwanya kugira ngo turamye Imana kandi duhimbaze Imana Yego Duiwe nawe nuwanjye aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima mfise amahoro adashira duiwe nawe nuwanjye aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima mfise amahoro adashira duiwe nawe nuwanjye aranzi nanjye ndamuzi kubimenya nibwo buzima mfise amahoro adashira Wow, ako gahise gasubiza za mbogamizi zose twari dufite neza hanyuma dukomeje wenda n'ibibazo mfite nubwo mbona bigiye kugera ku musozo nagira ngo mbabaze ese umuntu wifuza kuramya Imana mwamubwira iki cyangwa se mwamuha nk'iyihe nama yabikora ate yabyinjiramo ate hari umuntu bumva bikunze ariko akavuga se ndahera ndaca ndagirane nkamwe numva mwagiye muca abakubiswe abagize gute abahawe imbaraga no mu rugo kwera bavukiyano ari abakozi b'Imana ariko none hari n'umuntu bishaka iwabo mu rugo wenda batanumva Kristo batanamukunda batanashaka ko amukurikira ariko akaba afite uwo muhamagaro mwamubwira iki mwamugiriye nama abigenza atakora ati cyo namubwira ni kimwe kuriya umuntu ushaka kuramya Imana ikintu cya mbere nuko yabaza Imana akamenya Imana iyo ari yo atari Imana yumvisha abantu bavuga kuriya abantu benshi ntibazi Imana umuntu ashobora kumara imyaka 20 mu rusengero mu itero asenga na za niba turi zose azisenga ariko ataramenya Imana asenga iyo ari yo so ikintu cya mbere rero yabanza agasobanukirwa Imana icyo ari cyo akamenya uwo agiye kuramya ikindi kigoye abantu akabimbata akoresha ijambo kubimbata
kuba imbata buriya imbata kuba imbata y'ikintu nuko icyo kintu nyine kikubata nimba ukaba imbata y'Imana baba ngo turi imbata z'Imana iri jambo kuba imbata y'Imana nigeze mbigereranya ndavuga ni buriya mu rukundo ngewe nakubwiye ngo rumaze imyaka 3 nubatse buriya mu rukundo mu rugo kugira ngo umuntu yubakane n'undi umugore n'umugabo urugo rukomeye yego nuko umugabo abimbata y'umugore n'umugore akabimbata y'umugabo mbese wajya ubona umugabo wawe ati ni imbata yawe nabona umugore wanjye nkabona madamu ni imbata yawe mbese guca bugufi yego ni uguca bugufi sibyo noneho iyo uciye bugufi ni ukuvuga ngo ikintu kiba cyarakubase wirinda kubatwa n'ibindi ukabatwa n'ikintu kimwe ni ukuvuga ngo rero uwo muntu ushaka kumva muri we yatangiza umuhamagaro wo kuramya Imana icya mbere yamenya Imana icya kabiri akaba imbata y'Imana. Murakoze. Murakoze cyane abanza b'imbata y'Imana. Aha hanyuma bwa buzima bwo mu rugo noneho aho abavukiyemo cyangwa ababyeyi be wagiye wumva nka Alpha we yavuze ati ngewe nafashwe amaboko no mu rugo ahubwo bakanshyigikira. Undi we mugenzi we ati ngewe noneho abo twabanaga bavuga ati nubwo bigiyemo ntumarayo kabiri uragaruka udusanja. Uyu muntu uri muri aba bantu wenda batari muri uyu muhamagaro wo kuramya Imana mwamukomeza muti yego wenda abaye imbata y'Imana ariko se noneho abamuzengurutse abakamuhaye imbaraga kugira ngo akomere awinjiremo akomere niba batamushyigikiye abigenza ati. Urakoze cyane mu by'ukuri icyo bita kuba mukuru mu bukristo kandi burya umurimo w'Imana dukora bikababwiza ukuri ifu ibintu byoroshye cyane n'ubundi buri Imana iduhamagara nagishyira n'amategeko iduha buriya Imana yaduhaye uburenganzira n'ibyiza nyine gukurikirane no ravuga ati wowe imbere yawe hari inzira ebyiri urahitamo inyura cyangwa se utanyuramo mu by'ukuri rero uwo muntu urambajije ngo abamugose abana nabo mu rugo burya ni ukuvuga ngo ibyo dukora dukoze neza buriya turitabaza rimurikira abandi wa muntu aje akabibata y'Imana ibyo akora akabyumva neza akamenya n'Imana akora imirimo akora imbuto yera zibasha babandi babasha kuzisarura kandi bakazisoroma bamara kuzirya bakazamera nkabo buriya nimba mu rugo iwanyu muri abantu 10 ariko ukumva muri we niwo umuhamagaro watsemo wamwita ubibona cyane nanjye nakuze nkuko Rufa yabivuze nanjye nakuriye mu nzu y'Imana dutangira muri za Sunday school ba mama na papa bose basenga ariko hari umuntu Imana icishemo umuntu umwe agakiza mu muryango yego kakakiza ko umuntu umwe kakazakiza umuryango wose kubera ko ibyo dukora bisaba ngo nimba ngewe narafashwe n'ubwoko wo kuramya Imana nangira abandi bantu ngira gute mwongeze bose yatangira ibindi Imana yizicira inzira yego Imana irirwana nta muri urwanirira Imana irirwanirira. Murakoze cyane. Nsigaje ikibazo cya nyuma ariko ndakibaza ari uko tumaze kuramyaho nk'indirimbo ebyiri. Muratuyobora mu ndirimbo ebyiri turamyeho Imana hanyuma tuze kugaruka noneho mumbwira ese buri wese yego yabyinjiyemo gutya ko noneho ninde muntu afata nka role model we muri uyu murimo ese umuramyi mwumva mwifuza kugera ku rwego rwe ni ubuhe murakinsubiza tumaze kuramya.
abayanyoye bose bararuhutse yarabogeje abahindura ibyaremwe bishape abayanyoye bamubambe mwana w'Imana kugira ngo amindurwe n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'umugisha ukomeye ukomeye menya Yesu bamubambe mwana w'Imana kugira ngo amindurwe n'umugisha ukomeye kumenya Yesu n'urukundo rw'inshuti yanjye rwatumye mfira n'urukundo rw'inshuti yanjye urukundo rwatumye mfira. Amen, 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 amen. Wow, ni urukundo rw'Imana, ni urukundo rwa Yesu rwatumye adupfira. Ndumva twagumamo. Imana ibaha umugisha cyane kubwo murimo mwiza mukora. Ku muntu ubikora abyumva wa mugani nk'uko mwabivuze, ni byiza, ni byiza. Ni nababwiyeho n'abakopejeho kare, nabakopejeho ikibazo, niba ndi buhere kuri nde kamere kuri Eugene wakubiswe yariboneraga nka Cristiano Ronaldo, abona ari azaba role model we, bikarangira atabaye we, akisanga mu muhamagaro wo kuramya Imana. Atubwira noneho role model wawe muri uyu murimo urimo nindi? Urakoze. Nkunda abantu benshi bakunda kuririmba baramya Imana, ariko umuntu ngiye kuvuga impamvu ngiye kumuvuga nuko yagize intumbero ikomeye birangira ibaye successful. Nkunda umuramyi witwa Benjamin Dubi, ni umusaza w'umuramyi kabisa, uramya Imana, afite groupe nini ayoboye y'abaramyi, ariko ndamukunda kuko ambere urugero rwiza rwo kumuramya, kandi ikindi bikora naririmba. Wow, Samson. murakoze cyane. Hano mu Rwanda dufite abaramyi benshi kabisa,
nanabashimira aho bari aho badukurikiranye yego Imana ibamugisha ukomeye cyane kuko bakoze umurimo ukomeye kandi nyamana aribo baduhaye inzira turimo tunyuramo uno munsi mu by'ukuri rero sinza kuvuga benshi ariko nubwo wabuze umwe ngo unyemerere mvuge babiri yego nta kibazo mvuge babiri umuntu wa mbere ujya umbera icyitegererezo cyiza ndashima umukozi w'Imana witwa Uwimana Aime ari mu bantu mu by'ukuri bazamuye ibendera ryo kuramya hano mu Rwanda uretse hano mu Rwanda ndetse arenga n'imipaka ivugabutumwa rigera ahantu henshi cyane hakomeye cyane yego yatubereye umwarimu mwiza yatubereye umuvugizi mwiza cyane undi muntu mvuga ngira undi muntu nyine umuntu ajya agira umuntu umufasha umuntu uramya cyane mwumva mbese ankoze ku mutima nabwira Imana ngo Mana uriya muntu nyine muramusenga ngo Imana ijye imusukira amavuta kuko iyo afashe mikorofone akaramya Imana ndanezerwa bikomeye umusore umukozi w'Imana ukomeye witwa Mundu uririmba muri Ararume abantu benshi niba muzi ariko uwo musore rwose ahari David azadukurikirana Imana imuhumugisha ikibazo njya ngira kimwe hari ukuntu nyine ajya afata mikorofone yatangira nko kuririmba aramya akarira gusa mikorofone akirambika ari indirimbo akayireka ubwiza bw'Imana buba bwamanutse muri we Imana imuhumugisha ahari Imana imuhumugisha murakoze cyane yego nawe yatubwira wowe ninde umumama w'umutanzaniya ya Kenya Prito bita Christine Shusho agira indirimbo nziza zijya zimfasha niwe muramyi nkunda kuri njye nanjye mba numva mbega niba icyitegererezo cyane cyane ko no mu ndirimbo ziba nazo ndirimbo zatumye nkunda gusenga cyane okay Alpha wowe murakoze mu by'ukuri njya ndeba abantu baramya Imana bose ngo barangize nkumva umutima wanjye urabohotse ariko hari abambera icyitegererezo munyemerere mvugemo nka babiri nta kibazo uriya muhungu Serge Iyamuremye amukunda cyane Serge Iyamuremye hari uburyo aririmbamo nkumva kubohora umutima wanjye hari uburyo ki aririmbamo nkumva arimo mbera role model nkumva byanga bikunda aririmba neza nkumva nanamwigiraho kuko ndamukunda mu buryo budasanzwe ariko hari ubuzima bwanjye yagiye ahindura n'uburyo aririmbamo bitewe n'uburyo abohora umutima wanjye arushaho kumva nakira nanjye ubundi bwiza bw'Imana biciye mu bihangano bye amen yumve ko mukunda akomereza courage amavuta y'Imana abe ku buzima bwe hanyuma Pastor Bizimana hariho abantu Imana barashyizemo ibibikanyo by'umwuka so bagira indirimbo nibaza bandikira nibaza n'umwuka n'umwuka w'Imana buba muri so Imana ibahumugisha kubw'indirimbo baduha niziza kubohora imitima yacu kuko imitima y'abantu benshi yarushye kandi ikeneye abaramyi ngo babongere bayikorogoshoremo bayikwemo ibindi bituma irushaho kubabara ntabwo iki gihe tugezemo tugomba guhura n'ibintu bituvuna tugomba guhura n'ibintu bitababaza cyane ahubwo iyo twifatanyije n'aba baramyi bagenda babohora imitima yacu yego Imana ibahumugisha kubw'indirimbo zabo kandi n'abantu b'abagabo cyane courage basonge imbere nk'uko baswahili babivuze Imana ibahumugisha gusa bumve ko bambera rurumva cyane ndabakunda Iyamuremye reka ngasoreza ako kantu Iyamuremye wumva ugiriwe ubuntu n'Imana mugahura umunsi umwe iwawe mu mutima wawe bizagenda gute mbese n'iki wumva wamubwisiye kumukunda gusa jewe Iyamuremye tubonanye amaso ku maso ikintu cya mbere tukaganira
nkaganiraho nkamusuhuza akansuhuza byamushimisha wow n'irindi jambo rimwe gusa wibikiye niryo nyine umuntu ukunda Imana izamugize kure ahataragera agende n'amahanga amen. Okay, so dushimire cyane abantu bakomeje kudukurikira kuri Duhumurizanye TV. Ngira ngo turimo turagana no ku musozo w'ikiganiro twagiranye, namwe mbashimire cyane, muri abaramyi beza kandi Imana ikomeze ibasukeho amavuta n'imbaraga, ariko ibahe n'amafaranga, ibahe amafaranga, ibahe amavuta, ibahe umva imbaraga rwose. Mugume muyikorere neza, muri abasore bashikamye, muri abapapa bameze neza. Ese nta abakobwa mubana nabo cyangwa se muri abagabo gusa? murakoze. Ubwo butumwa dukora tujya tuvangura, ntago muvangura. Imana ishimwe. turabafite ariko uyu munsi twashatse nyine ngo dukore n'aba basore, igihe kizajya nabo tube n'abakobwa, mukore n'abakobwa gusa, ariko kabisa mutwitegure, tubabikiye ibintu byinshi cyane. Icyo twasaba abantu badukurikiye bagomeze bakurikirane Duhumurizanye TV, kuko Imana irakora ibitangaza. Abantu benshi cyane baranze ariko baduhamagara batubwira ati Imana irakora imirimo ikomeye. Amen. Abantu bose bagende badukurikira. Okay, murakoze cyane. Mugira social media mukoresha? Ese mwebwe mufite channel wenda kuryana bakora subscribe, cyangwa se ku buryo ashaka kubakurikiraho direct mwebwe, cyangwa se mugira Facebook, se mugira YouTube channel yanyu, cyangwa mwibera mu rusengero nyine? Amen. Bazajya bababona hano. Imana ishimwe. Yego, murakoze cyane. Akunagira ngo akabe kiriya, aba ni abakozi b'Imana dukorana umurimo w'Imana. Hari igihe abantu bashaka kuvuga ati akoze n'uyu mudamu bakoresha n'aba bantu ubundi bimeze biti, ariko ni abakozi b'Imana bo kuri Duhumurizanye TV. Ushaka kubavugisha, ushaka kugira igitekerezo ubungura, cyangwa se hari n'icyo ushaka kubabwira, cyangwa se n'icyo wumva wabafasha, uciye kuri Duhumurizanye TV ubageraho direct. Imana ibaho umugisha rero. Ndabashimiye cyane kandi nshimiye n'abandi badukurikiranye bose. Tunabasaba bakomeze bakore subscribe kuri Duhumurizanye TV, bandike comment ku kiganiro tuba tugiranye. Ndatekereza ari benshi gishobora kuba cyafashije, nk'umuntu afite gahunda yo kuba umuramyi ariko yumva adafite aho yahera, cyangwa se nk'ubuhamya bwanyu bwagiye aho bukora abantu n'ibindi bitandukanye. Bakore comment cyangwa se munakore na like, byose biradufasha, cyangwa se nibidufashiriza hamwe gukomeza gukorera Imana. Imana rero ibaho umugisha. Jewe nibisanzwe ni Brenda Mutoni, hanyuma abavandimwe namwe ndabashimiye, mwakoze. Nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushye nguye umwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushye nguye umwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushye nguye umwuma, Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Nari mu mwijima ukabije, Yesu aramurikira. Nari mu mwanda uteye isoni, Yesu ankuramo. Nari ndushye
bikabije Yesu aramurikira nari mu mwana uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Haleluya, haleluya, Bwana asifiwe. Nari ndushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Nari ndushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure. Nahimbazwe Yesu waguze n'Imana. Nahimbazwe Yesu, nahimbazwe Yesu wanyuze n'Imana, wanyuze n'Imana. Nahimbazwe, nahimbazwe Yesu wanyuze, wanyuze n'Imana. Nahimbazwe Yesu, nahimbazwe Yesu wanyuze, wanyuze n'Imana. Nashimwe, nashimwe Yesu wanyuze, wanyuze n'Imana. Nashimwe, nashimwe Yesu wanyuze, wanyuze n'Imana. Uhimbazwe Uwera wa Isiraheli, watuhuza n'Imana.